Yes, kanumwifurize ibihe byiza kuri we udukurikiye muri aka kanya, nizere ko aho hose ukomeje kumererwa neza. Ngo ikaze mu makuru agezweho, n'amakuru akomeye cyane ku gicamutse ku itariki 28 z'ukwezi kwa 10 mwaka 2024, n'amakuru agezweho aka kanya akomeye cyane akomeje kugenda agaragara ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hakomeje kugenda habera itsibaniro ry'imirwano itoroshye cyane ikomeje kugenda ihuza igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC ndetse n'umutwe witwaje intwaro wa M23, rero kugeza amaginganga ya urugamba rugeze aho rukomeye cyane, aho rero muri Minova habaye operation Karundura, ni igitero cyagabwe n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC, aho rero cyagabwe kuri uyu mutwe wa M23 kuva mu rukerera kugeza ubu ngubu rusasu rukaba rukirimo ruravuza ubuha. Mu gihe kandi bane makuru yo kugaruka nuko muri Goma abaturage bakomeje kugenda bijurutira ubutegetsi bwa President Tshisekedi Chilombo, bukomeje kugenda burebera ibikomeje kugenda bibera ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibingibi abaturage bakaba bakomeje kugenda bagira ubwoba bukomeye cyane. Mu gihe kandi imirwano ikomeye kugenda isatira muri Pinga, ndetse ahangaha hakaba bakomeje kugenda hagaragara ibikorwa byinshi cyane, aho abaturage bakomeje kugenda bahunga aka gace, ndetse kugeza ubu ngubu kikaba ari ikibazo gikomeje kugenda kigaragara ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kera kabaye rero Perezida Tshisekedi Chilombo yamajije kugenda atekereza ubundi buryo ashobora gukoresha mo kugira ngo abashe kurimbura burundu umutwe wa M23, nubwo rero byagiye bigaragara kenshi bamwe basirikare bagwa ku mirongo y'imbere ku rugamba. Rero Perezida Tshisekedi Chilombo kugeza ubu ngubu yafashe undi mwanzuro kuba yagura amarobot rero ni amarobo agiye kuzajya akoreshwa ku mirongo y'imbere ku rugamba. Ni nyuma y'uko rero abonye ko bamwe basirikare bakomeje kugenda bagwa ku mirongo y'imbere ku rugamba. Rero namwe makuru tugiye kuba tugarukaho, nimba utari wakanda subscribe, nyamuneka fata segonda rimwe cyangwa abiri ukande subscribe cyangwa se sabone, manuka gatoya urebe hano handitse subscribe, ukande no kunzogera ntihakagire n'inkuru n'imwe igucika iturutse ku rubuga rwacu rwa YouTube Wide News 24 TV. namwe makuru abakuru kandi aba ayizewe, ntabwo mba ninjye nyine, bari kumwe na mugenzi wanjye, aho agiye kutugezaho n'andi makuru ku buryo burambuye. Amakuru akomeje kugenda yiganza mu bice bigiye bitandukanye ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, akomeje kugenda habera imirwano yose. Agiye kutwekeza rero ku mirongo y'imbere ku rugamba, atubwire uburyo bihagaze kugeza amaginganga. Ni imirwano rero yaje kubera mu bice bya hano hafi cyane ni Karongo, hafi n'ubundi mu bice by'Iminova. Ni ibitero byaje kugabwa n'igisirikare cya Repubulika ya Kongo FARDC, aho ariganjemo icyitwa abarundi benshi ngo binoranwa, ndetse n'icyitwa abawazarendo, bagaca muri biriya bice by'irwa Miko bakagerageza kugaba ibitero mu misozi yegere hariya hafi yo kwa Burora. Ariko M23 mu budasa bwabo baciye muri ino misozi n'ubundi itandukanye y'Iminova, bagerageza kuburizamo ibitero bya kino gisirikare cya Repubulika ya Kongo FARDC cyongera gutwira imishwaro, kuko ndakubwiza ukuri yuko kuri uno musozi w'Irwamiko icyitwa imirambo y'abarundi nicyo kiri kugenda kigaragara, icyitwa imirambo y'abawazarendo nicyo kiri kugaragara. Nyamuneka intwaro zafashwe matekwa zirenga 6 z'igisirikare cya Repubulika ya Kongo FARDC, higanjemo cyane b'abarundi ndetse n'icyitwa abawazarendo, aba bongeye gufatwa ku mirongo y'imbere ku rugamba. N'urugamba rudasanzwe rero rwaje kugaragaramo icyitwa imirwano ishingiye ku cyitwa advance cyane. N'abarundi bakomeje kugaragaza yuko bo banyotewe no gukora icyitwa advance cyangwa se kwatakana n'umutwe wa M23 amaso ku maso, ariko kabona yuko n'ubundi uko bakomeje kugenda bagira inyota cyangwa se bagira ubushake bwo gukora icyitwa advance ku mirongo y'imbere ku rugamba, urabona yuko rwose nta mumaro cyangwa se ibigaruka n'ubundi biragaruka bigaragaza yuko M23 iba yagerageje kwitegura bano bantu, ikabatega mu cyitwa ambush zikomeye cyane mu misozi n'ubundi ihana inere hafi n'ano mashyamba ari mu bice bya za Karihe ndetse no mu bice biri hafi hariya za Rwamiko, aho M23 ikomeje gukubita itababarira ihoro ry'igisirikare cya Repubulika ya Kongo FARDC ndetse n'icyitwa abafatanyabikorwa babo. Ni nabyo kandi byanatumye M23 nyuma y'uko imaze kubona yuko igisirikare cya Repubulika ya Kongo FARDC kiri kubona yuko uno mutwe wongereye ingufu
muri iriya misozi ya hafi n'ikarembe n'ubundi isatira biriya bice bya Walikale. Akaba ari nayo mpamvu igisirikare cya Repubulika ya Congo FARDC kiri kohereza abasirikare benshi ngo bajye kugaba ibitero hariya mu misozi y'Iminova ndetse n'Ibweramana. Ubu M23 yamaze kongera abasirikare mu misozi n'ubundi ihana intera ya hafi na hano Iminova, ahitwa Ruhegeri, ahitwa Ibitonga, Bweramana, hafi rwose hariya ku musozi hariya Iburageza. M23 yamaze kuhashyira icyitwa abasirikare kandi abakomando batari benshi cyane, ariko biteguye kuburizamo bino bitero by'igisirikare cya Repubulika ya Congo FARDC mu rwego n'ubundi rwo kugaragaza ubudasa bw'uno mutwe ndetse n'ubushake bushingiye ku gushaka umutekano ndetse n'ubuzima buzira akarengane, nk'uko M23 ikomeza kugenda inabigarukaho ndetse na byinshi bikomeje kugenda bigaragara ku ruhande rw'uno mutwe ugerageza n'ubundi kwihagararaho mu rwego rudasanzwe ndetse ukanarwana ku rwego rudasanzwe mu misozi rero itandukanye ahitwa Bitonji. Nyuma y'uko M23 irwaniye hariya mu misozi y'Ikarembe ikaza no kuhakubitira icyitwa abasirikare b'igisirikare cya Repubulika ya Congo FARDC, intwaro nyinshi zikafatirwa. ubu ngubu urugamba rurakomeje rwose. M23 iri kogoga ibice byose bigize inkengero za Walikale ndetse na Walikale ubwayo, ari nako igerageza gutangatanga mu mashyamba, navuga ari strategique, kugira ngo n'ubundi ibashe kwihaniza haduyi ku rwego rudasubirwaho. Amakuru rero akomeje kugenda agaragara nyuma y'uko M23 ikoreye operasiyo ahitwa Minzenze, abarenga 100 bakahagwa, ndetse kandi intwaro zitandukanye zirimo n'ibifaru abasirikare b'igisirikare cya Repubulika ya Congo FARDC bakazita. Nyuma y'uko M23 ikoreye operasiyo ahitwa Maremo n'ubundi kuri uno muhanda uzamuka uva muri biriya bice by'Ikarembe werekeza Bitonji, ukikoza mu bice bya Maremo ukagera ariya Minzenze, urabona yuko urugamba uko rukomeje kugenda rurwanwa, M23 iragenda isatira neza umujyi wa Pinga, kandi M23 ikomeje kubivuga ishize amanga, ivuga yuko gahunda ifite byanga bikunda umujyi wa Pinga ugomba kuvamo ukurikije buryo ki M23 ikomeje kugenda inarwana, kandi yita cyane ku bahanga n'ubundi b'abakomando. Ni naho cyane bari gukora muri bino bice nk'uko bikomeje kugenda bigaragara ku rugamba, kandi ibi byanatumye igisirikare cya Repubulika ya Congo FARDC ibice by'Iwalikale byinshi cyane igisirikare cya Repubulika ya Congo FARDC gifata umwanzuro wo kubideployingamo icyitwa abasirikare benshi, kuko mu bice hano hegereye Iseya, ahitwa Engora ndetse n'ahitwa Mitusenge, ndetse no mu duce twitwa Motongo, aha igisirikare cya Repubulika ya Congo FARDC cyagize gutya kihadeployinga abasirikare benshi cyane, by'umwihariko Hibu Special Force ndetse na Sadeke, aho n'icyitwa kajugujugu z'intambara arizo zazamwe hano ngo ziteguye ngo gutwika M23 iri kogoga ikirere cya hano Iwalikale, aho biri kugaragara ndetse binemezwa yuko no mu bice byegereye Rukonda, ibice byegereye Mutiko ahitwa Tusisi, n'ibice byegereye Muteke, aho hose M23 yamaze kwashitsa ibirenge, yiteguye guhangana n'ibiro ry'igisirikare cya Repubulika ya Congo FARDC ndetse n'icyitwa abafatanyabikorwa babo. Ni urugamba rutoroshye rero nshuti muvandimwe, ni intambara itoroshye. M23 ikomeje kurwana umukutirizo ibice byose bigize amajyaruguru y'Imasisi, Ingenge, ibice byegereye hano Imitwa, ibice byereye Bibatama, ahitwa Cumba, ahitwa Biraza ndetse n'ahitwa Mutumoja, hafi hariya hano Intoto, kuri uno muhanda n'ubundi werekeza Buriri mu cyerekezo kigana Iwalikale hariya hafi y'Ibyungu ndetse na Mataka. M23 yamaze kugira gutya icyo cyerekezo cyangwa se icyo kirere igishyitsamo icyitwa abasirikare benshi biteguye kugaba ibitero karundura kuri kino gisirikare cya Repubulika ya Congo FARDC ndetse n'icyitwa abafatanya abikorwa babo. Urugamba ni rworoshye, ariko ko urugamba rukomeje kugenda rukomera, icyitwa societe civile kiragenda kibikomerekeramo cyane rwose, kuko nk'ubu ahitwa Igoma rwose mu bice byinshi bitandukanye icyitwa operasiyo
mu gukurikirana abaturage bavuga ururimi rw'ikinyarwanda babashinja yuko bari gukorana n'icyitwa M23 cyangwa se Alliance Fleuve Congo agikomeje kugenda kiyongera, kuko hari bamwe mu baturage barenga 7 bongeye gufatwa kuri uno munsi ndetse no muri iki gitondo rwose bashinzwe yuko ngo bafitanye communication cyane cyangwa se ngo hahakinzwe amatelefoni yabo, bagasanga ibiganiro byabo akenshi nubwo ngo biganirwa mu buryo bwa tekinike cyangwa se mu buryo utapfa kuvumbura ibyo abantu baganira, ariko nyine ngo buriya ngo igisirikare cya Congo FARDC ndetse n'urwego rw'ubutasi ANIL ndetse na DEMIAP ngo bamaze kumenya amayeri ngo abakorana na M23 bari gukoresha rwose ku matelefoni, ngo abahakinga cyangwa se abagerageza kumenya ibyo bashaka kuganira ntibabimenye neza, ariko ngo aba bose bakomeje kugenda bitabwaho ari n'abaganira neza M23 ubwayo, aba bose ngo bamaze gufatirwa imyanzuro. Nicyo cyanatumye icyitwa abaturage bagera kuri 7 harimo 2 bafatiwe Indosho, abandi 2 bafatirwa hariya Burengo, abandi 3 bafatirwa hariya Irusayo, aho aba bose bashinzwe yuko ngo bari gufatanya n'icyitwa M23 ndetse n'icyitwa Alliance Fleuve Congo mu mugambi muremure wo gushaka buryo ki icyitwa umujyi wa Goma cyangwa se icyitwa Kivu y'Amajyaruguru cyagira gutya rwose kikabona ubuzima ku muturage wari uvuga ururimi rw'ikinyarwanda cyangwa se n'undi wese, kugira ngo n'ubundi M23 intego zayo arizo zo kuzana icyitwa umutekano mu gihugu cya Congo, nk'uko bavuga bati tuzakomeza no muri Parole des Nations tugereyo na Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo iriya ntebe yishyizeho atuyimukureho. Rero reka twongere tunabifurize kumererwa neza rwose inshuti abavandimwe bacu, rwose mwibuke gukora subscribe, like, share rwose, maze ubundi tube twibanira mu muryango wacu mugari ubaraje inshinga no kubagezaho icyitwa amakuru abagezweho kandi aba yizewe umunsi ku munsi.